Reyo ubona yarazize iki? Nta muntu bitatunguye nanjye byarantunguye. Wenda narinzi yuko n'ikiganiro nari natanze mbere. Tubyegeke kurinde. Urakoze cyane munyamakuru. N'ikiganiro nari natanze mbere ni ubyibuka. Nari navuze nti zira kipe zizakina ariko ubu zifisa naho ziri kuri kalibre imwe nti irusha indi gutegura neza cyangwa gukina neza n'izayitsinda. Ariko nanjye ubwanjye sinatekereza ko Rayon Sport yatsindwa ibitego 3 kubusa. Wenda navugaga ko habayemo difference kimwe bibiri. Sibyo? Ariko 3 ku mwuka burya ikipe bayakurushije. Biragaruka kuri rya jambo ryanjye rero nigeze kuvuga nanavuze no muri kiriya kiganiro uruka kunkoresha. Ko Rayon Sport yibwe na fake agents. Ngewe ndatembera buriya nk'umuntu ashobora kumvuga atari ko se Superman. Kuki uvuga ngo APR ntikomeye kandi yaratsinze Rayon Sport 3. Ngewe rero ndatembera. Ndeba championnat z'ibindi bihugu bitandukanye. Izo nahoze ndeba Aseki Mimoza irimo gukinana Tupisa Mazembe. Hambere hamerutse kubona Rupopo irimo gukinana Orlando Pilot. Ngiye umupira ndawureba ndeba amakipe urumva mbanzi hari umukinnyi ndeba nkavuga inti nk'uyu mukinnyi wa muscoutinga nkaba namuzana mu Rwanda. Nk'ubunze umukinnyi ndimo kuvuga inti nk'uyu mu defenseur nto nka APR hari urabona ifitemo ikibazo cyo kuzugazuga muri defense ngira ngo wagiye ubona nk'ibitego Fiston Mayire yagiye adutsinda. Urabibonye? Weak defense. Ikindi cya kabiri urabona ugiye ukurikira urabona ko kugeza wakakanya haracyarimo nanone gardien wa APR ntabwo ari gardien wavuga ngo uyu ni gardien wajya ku rwego mpuzamahanga ibintu mujye mubivuga mu byeru urana n'umugardien uri roko uwo gardien uri gardien ariko gardien nkuru yahura n'ishoti rya Fiston Mayire muri metero 20 akarikuramo uyu mwana ariko se gardien nkuru yakuramo ishoti rya nuza rya wa mutipe wakinaga muri Arsenal wagarutse muri Maroc ninde ni mupete w'umwarabu bari muri Maroc wabonye Farrabo ngo kunisimbuka wabonye ikipe ya Farrabo kunimo gusimbuka muri Maroc numva ngo twubaka umupira ugendeye ku rwego nuko iyo mbivuze ari nabambwira ngo rega yo gusaba ibintu by'amafaranga menshi ngo kandi ayo mafaranga ngo abanyarwanda ngo bayatanga niyo batayatanga ntega amatwi mubwira niyo batayatanga ahubwo ko mu Rwanda hari abakinnyi b'abanyarwanda bishyurwa 4,500 by'idolari n'umuntu nuko rero niba ikipe hari ishobora kwishyura gutyo ishatse yashaka abakinnyi beza abameyeri kuba meyeri uzi cyari cyo ariko hagati aho ngaho Inyarugenge hari gushya amakuru urayafite se dore abahanzi bagenzi bawe ko basohora utuvideo amavideo monsi amavideo ari yo kwambara ubusa se wowe uzadutamo ryari none se reka nkubaza ngiye kukubaza ubwo kumbize ngo ndayafite hari amakuru nkari yabatagize fa kuba mfite smartphone nanjye myumva gutyo ngewe ibyo bintu sinigeze nabibona hanyuma rero ikintu nagira ngo nkubwire ariko ngo Nyarugenge harahiye hanyuma rero ikintu nagira ngo nkubwire ni kimwe byase nshaka kubivugaho kubera ko oya ngo bita ya mpano rwose ngo iyi Nyarugenge buriya aho umugabo aguye ndarenza utwatsi sibyo birase nashaka kubivugaho kuko byose nshaka kuvuga ku bintu ku byago byagwiririye umugabo gusa twadukwiriye kwiga cyane nkatwe bazwi ko dushakwa n'ibintu byinshi bishaka no kutwicira amazina tuba twarubatse igihe kirekire imyaka myinshi ugasanga bayisha umunsi umwe cyangwa isegonda rimwe ibyo rero niryo somo kandi iryo somo turaribona buri gihe ndumva rero nta kindi navuga kubiba byarabaye kuko buriya biba byaragiye ahagaragara ariko ni benshi babikora batagaragara sibyo se ariko ngo na komanda ikaze kuri Super Manager Vibes hano uzajya usanga ibiganiro byose bya Super Manager aho ari hose ibyarimo uko abyutse rero turakwakiriye Super Manager nubwo TV cyangwa ari yawe n'ubundi ariko tugomba kuzaya tukwakira buri munsi ariko niyo TV yabiyange narangira mu kiganiro ni wowe nyirayo kuko ari wowe uyikoresha none se reka nkubaza buriya hari ikintu abantu batazi umushoferi iyo bamuhaye imodoka umufundi bakamuha kubaka inzu umukozi wa televiziyo bakamuha gukora muri televiziyo n'ibindi byose bitandukanye akazi kose waba ukora wowe unyumva wahawe na boss burya iyo ukishe niwo urimo kwiyicira kuko akazi wowe ushobora kugata ukagenda ariko akazi ubundi niwe gaba gatunze kandi iyo kagutunze neza ubona icyo uverisa cyangwa se ubona icyo utanga nawe ugarubona kwigaburira cyane ubu barakumva ko ahageze rero wabyumvishije ubwo sindinjira mu kiganiro no kuvuga rero icyo nshaka kuvuga buri wese unyumva
kora akazi baguhaye nk'aho ari akawe ntukavuga ngo reka nkorere ku jisho rya bosi bosi nagenda ndica akazi burya iyo wishe akazi rero kandi kagutunze burya niyo mpamvu mu kinyarwanda baca umugani ngo umugabo mbwa oya umugabo mbwa mbisubiremo umugabo mbwa agaya akazi kamutunze kuko iyo akazi kagutunze umuntu ntiyakubwira kandi kuko ntiyakubwira kundi kuko akundi nakuri ntacyo kamumariye we reba ibyawe kandi ubikore neza chef yishime boss wawe abeho ntakwirukane ku kazi nawe usigasira umugati wawe akazi gase neza ubwo rero aha ni super manager vibes ariko cyane cyane ni niyayo kuko ari wowe uyikoresha ari wowe utumigeza nawe ndabanza kugushimira cyane kabisa nawe ndagushimiye banzu rero ubwira abantu badukurikiye banzu babwira ati mukande subscribe abantu bakomeye abanyarwanda mwese mudukurikiye bareba mu Rwanda baba bari hanze everyone who knows super manager everyone who appreciates super manager please subscribinga kuri super manager kuri ibiganiro bya super manager please subscribe on super managers this is my channel super manager vibes popote unapokuwa Afrika Mashariki na Kati wale wanaosikia lugha ya Kiswahili ukiwa Kenya ukiwa Tanzania ukiwa Burundi ukiwa Rwanda na popote ulipo kwa sababu Kiswahili sasa hivi ni lugha ya dunia kwa popote ulipo subscribe hapa afu fuatilia hii channel ni channel ya mjanja channel ya kijanja hii Rwanda inaitwa Super Manager Vibes na makamuzi tutakuwa tunakamua kwa lugha tofauti mbalimbali Kiswahili Kinyarwanda Kiingereza Kifaransa baadaye lugha nyingi tutazitambulisha lakini ndio mwanzo ndio kwanza tunaanza je voudrais mobiliser tous les fans que vous pouvez faire la description ici parce que je voudrais quand même être avec vous travailler avec vous tête à tête alors ne séparez moi seul please subscribe on my channel be with me stick around if you wanna listen if you wanna just for Super Managers vibes you have to follow and you have to subscribe on this channel. This is the bad man, the game changer, bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, Super Manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, library, king of social media, Super Managers in the building. Matora Dodoma is in the house. Wagwana bad man. Jewe buriya ntabwo narinzi ko izo ndimi zose zishamburiya ewan. Indimi ndazishamburiye. Hari n'izindi ntazivuzemo. Mani jadu wajya da yacho. Hari n'izindi ntavuzemo. Mani jadu wajya. Kiriya man timam. Icyo ni icyarabo. Imana ifasha ndavuze ngo Imana ifasha wifashije. Igihe cyose baba byumva abantu bafite ibikorwa bashaka kwamamaza hano abantu bose bashaka niyo mpamvu uruganda rwa Matora Dodoma Rwanda rukora Matora za mbere bajya tujye tuvugisha ukuri rate imibare igaragaza ko uruganda rwa Matora Dodoma ari rwo ruganda kugeza ubakakanya mu Rwanda rufite Matora nziza rufite Matora zigezweho runafite Matora zirama cyane cyangwa se ziramba wabyumvishije uruganda rwa Matora Dodoma rero abanyarwanda bakomeze baryame neza baryamire Matora Dodoma uryame byuko utabara umugongo none n'abandi bagize ikibazo cyo kubara umugongo hagati y'urukenyerero hagati y'igihimba cyo hepfo n'icyaruguru mu rukenyereraho nyine bihurira Matora Dodoma zanye za Matora za spring za zini nziza uryamaho nta kintu na kimwe babara kandi ukagubwa neza muryame rero Matora Dodoma ibanga ryo kuryama neza Super Manager wogi wagwana bimeze bite muhungu wanjye ni neza cyane kabisa iminsi ni myinshi tutabonana ariko abantu babankumbuye ndabizi ariko n'abantu babankumbuye gusa nagira ngo mbabwire nuko ndimo ndabategurira ibintu bikomeye cyane sinshaka kuvuga byinshi ariko abantu bazi iyo nde kwingoma abantu bakunze indirimbo yanjye yitwa Sheira kabisa ni indirimbo y'ibihe byose indirimbo yagize miliyoni 2 iza kujya kwa Rozizwaro Party n'urabyibuka complaininga kuri YouTube baza kuyisiba irongera igaruka iwanje hariya kuko n'ubundi ntacyo yanyunguraga kandi ari gihe wagitanze amafaranga igaruka iwanje ariko
n'ubu ngubu iyo urebye Sheila, indirimbo yanjye Sheila ukayireba ukandika Sheila by Supermanager, ni ingoma kabisa ikoze, ifite comment nziza, kandi abakomentinga ntabwo ari abari mu Rwanda gusa, ni abari hanze, abari mu Rwanda, abari nyine bari ku isi yose. Bigaragara ko nkwiriye kurekura undi muzigo kabisa uri kuri hejuru ya rwego, kuko ubundi buri gihe ugomba gukora icyo bita one better step ahead. One better step ahead nibyo rero bigiye kuba. Giye kurekura ikintu sinshaka kuvuga ngo ni ryari, ariko nacyo basezeranyije, ariko umuzigo nujya abantu bazavuga bati oya, bazavuga bati super koko riramukwiriye. Akazi k'umupira w'amaguru nkarimo, ibintu bimeze neza. Murabizi ko mperutse muri Maroc, murabizi ko nagiye mu ikipe ya Bandari nkayitwarira umutoza, ariko icyo nagira ngo mvugira hanga abanyarwanda bose banyumva ni nuko nshimira amakipe yo mu Rwanda, ntashaka kuvuga amazina, atangiye noneho kugarura kungirira icyizere makipe akomeye. Niba narazanye umukinnyi nka Mamadusi muri APR Football Club, ni jya wamuzanye Mamadusi, ni jya wamuranze, ni jya wamuzanye akaba ni jya wamuzanye. Ubwo urumva rero ko byanga bikunda produit zanjye no mu Rwanda zitangiye kwerekana, zitangiye kwerekana uzuziriza. Nta nubwo regano n'ubwa mbere, nuko gusa abantu buri abanyarwanda navuga sinzi n'abanyarwanda ukiremwa muntu muri make buriya ntibemera ngo nta muhanuzi wemerwe wabo, n'ubundi bakabaye babizi, kuko nigeze kuzanira Rayon Sport umunyezamu wita Bashunga Buba, n'umunyezamu Rayon Sport yari yigeze kuyicamo ajya Musanze biranga, umupira asa nkaho uretse, ndamuzana icyo gihe afatira Rayon Sport yagenda igera muri 1/4. Ubwo urumva iyo ni produit yanjye mbanareka, kuko urumva ni umuntu wari waratawe. Nigeze gufata babyumva nibakabyita, nigeze gufata witwaye afashe witwa Twizera Imana Onezime, waroretse umupira ngumusubizamo ikipe y'igihugu kabisa, ikipe y'u Rwanda yamuhamagara. Nafashe bitaga Medica geranga ndamutwara, aragenda bicyamamara ba Mary Bitter wa Afrika, igikombe cya Afrika bita Champions League. Nafashe witwa Bertrand muri Canada, nafashe witwa Benson, nafashe abakinnyi benshi cyane, nafashe wakinaga muri Kenya, ubu ngubu ari muri Sweden. So ibyo ngibyo izo ari kuri editor mugani wawe. Buriya Perezida wa Repubulika wacu nugeze kuvuganya kubahwa Perezida wa Repubulika ngo uguhakana ntukajye impaka nawe, ugupinga uguhakana ugutuka ntukajye impaka nawe, ahubwo rushaho gukomeza gukora cyane ibikorwa byawe, amaherezo bizatuma kugarukira yahindutse arundi wundi, cyangwa se atakivuga uko yavugaga mbere. Ubwo rero ibikorwa byanjye ndashimira ko biri no kwivugira, birimo birivugira ubu noneho. Wowe manager wa mbere muri iki gihugu rwose, oya si muri iki gihugu aho waba umfobeje, niyo wareba kuri Google ninjye ufite agahigo ubu ngubu. Okay, ndi umwe mu bamanager beza muri Afrika, ndi umwe mu bamanager beza muri Afrika, kuko hari n'abandi bamanager nabo bakora akazi nk'akanjye. Urumva rero hari n'abandi bamanager nabo, ariko urumva sinavuga ngo ninjye wamanagenza umukinnyi wabaye Mary Bitter wa Afrika nyine, kuko hari n'abandi bakomeje kuba Mary Bitter wa Afrika bafite abamanager babo, ariko nanjye ndi muri abo bamanager ushobora gushyira kuri Google bakakubwira bati one of the best African football agents, Supermanager, his name is included. Bakenerwa no mu bindi bihugu bakajya gutanga baki cyane rwose, cyane ako kantu kabisa cyane rwose. Reka rero nubwo ubwo duhereye wenda mu mikino, reka twinjira kuko hari inkuru nyinshi. Ejo bundi aherutse kuba derby, abantu akavuga ati kuri uriya munsi wa derby Rayon yagaragaje football iri hasi cyane, urwego ruri hasi cyane. Numva bamwe bakashaka ko babyegekaho Tipaver Nzira, ariko nawe ngo wagaragaje performance iri hasi cyane, wagira ngo baramuguze. Reka gira icyo tubwira mbere yuko reka nkubwire ijambo rero. Rayon ubona yarazize iki? Nta muntu bitatunguye, nanjye byaranunguye. Wenda narinzi yuko n'ikiganiro nari natanze mbere tubyegeke kurinde. Urakoze cyane munyamakuru. N'ikiganiro nari natanze mbere ni ubyibuka, nari navuze nti zira kipe zizakina, ariko ubu zifisa naho ziri kuri karibre imwe, ni irusha indi gutegura neza cyangwa gukira neza n'izayitsinda. Ariko nanjye ubwanjye sinatekereza ko Rayon Sport yatsindwa ibitego 3 kubusa. Wenda navugaga ko habayemo difference kimwe bibiri, sibyo? Ariko 3 ku mwuka burya ikipe bayakurushije. Biragaruka kuri rya jambo ryanjye rero nigeze kuvuga, nanavuze no muri kiriya kiganiro uruka kunkoresha ko Rayon Sport yibwe na fake agents. Umuntu waguriye abakinnyi Rayon Sport, bafana ba Rayon, bayobozi ba Rayon, aho muri hose mumenye ko uyu muntu muzajye mu mukamera mu kitoze, muzajye mu mukamera nako mu cyoze. Oya,
harya bavuga ngo singukamira mu cyutoza bazajya bamukamira mu gifite umwanda mbese nicyo nshatse kuvuga nukuvuga ngo ibintu yabakoreye bavandimwe bayobozi ba Rayon bavandimwe bafana ba Rayon ntago twakwishima derby y'ibitego bitatu ubundi derby kubitwa kimwe umupira ukaryoha na za Simba na za Yange zikubitanye bitatu baragenda bakirukana abakinnyi bamara kwirukana abakinnyi bavuga ngo abakinnyi ni beza se usibye ko hari abaza hari abakuwe muri APR mukeba bayinaganitse biriya ni biba bivugwa n'abafana ntabwo warebye amashusho se umupira twarabona wese ku mupira ufite televiziyo ucaho umupira njyewe se na senari imara urabyibuka ako narabubonye ariko tuvugishije ukuri wa munyamakuru we ntitukabeshya abanyarwanda Rayon Sport ifite ubu wavuga ngo Yves wavuye muri Marine ni muri Rutsiro ni muyi Yves watakira Rayon ubu wavuga ngo Rayon Sport yakwatakirwa na Yves tuvuge da niyo Rayon Sport yasohokera u Rwanda wenda tuvuge muri Confederation wenda umwaka utaha cyangwa se tuvuge no muri Champions League kuko byose biracyashoboka itaguze nk'undi umukinnyi kavuga ngo itaguze umwataka wavuga ngo nkuriya mukinnyi azatsinda umunyezamu ukomeye cyangwa uriya mukinnyi yamena defense y'abadefenseri bakomeye tujye tuvugisha ukuri biragoranye ariko usibye ko rero icyo nkubwira ni ukuri rero icyo nkubwira ni iki abafana ntukumva ibyabo abafana rigiye babarakaye ntubonye iyo barakaye bararira ntubonye barira yarangiza akavuga ngo batwibye umusifuzi yatwibye yego imisifurire mibi muri shampiyona yacu yagiye igaragara ariko kuri uriya mukino tuvugishije ukuri Rayon Sport yararushijwe tujye tuvugisha ukuri rega ukuri Rayon Sport yararushijwe nta muntu utarabibonye imikinire y'abakinnyi ba Rayon Sport yari hasi byageze kuri Gardien ahagarara nabi niba yaramutse nabi byageze ku kintu cyitwa wabonye umutwe burazari subiramo wabonye umutwe wa Sekiganda yateye ari wenyine free head wabonye igitego Mamadusi yatsinze ariko wajya bari baguze ntabwo ari ukugura Sekiganda yavuye muri safe rwose icyo nkubwira safe aramureba ari Sekiganda rinda ashyiramo igitego rwose bibabaje icyo nkubwira ni kimwe twe turubaka umupira ngende yagente umupira w'amaguru na APR ntikomeye na APR ntikomeye impamvu mvuga ngo na APR ntikomeye nayibonye ikina na Rutsiro APR buretse mbabwira abavandimwe banjye ba APR ntega amatwi buretse nkubwira abavandimwe banjye ba APR batabona twaratsinze Rayon Sport yego n'ibyishimo gutsinda umukeba ariko batabona twaratsinze Rayon Sport bakavuga ngo APR iragize ite irakomeye ku rwego dushaka kuko APR ni ikipe none ahangaha yakabaye APR yatsindaga Amazembe cyagiye igitego kimwe ariko uri ku gitego cyanga Baruberi buranga Baruberi Imana izamwihera Imana izamuha ubutunzi kwisi arahari ndashimira n'ikipe ya APR na APR Football Club timu ya wanajeshi ifite n'imirimo yamushinze ubundi rigenda mwana nta gupfa kumujugunya rigenda yakubise igitego Mazembe mwana yafoye umuzinga aragenda rerekura wagira ngo ni ibyo bintu nari mbizi kuri Onesme gusore we yafoye umuzinga uriya muzinga n'ubu njya nkureba iyo niruke ndi nkiwanjye niryamiye nkandaho igitego ngaba yari umukino ntabwo nari ndi mu Rwanda icyo gihe nari ndi muri Tanzania ibyo bintu byabaye muri 2010 na kangahe niba ari na rimwe niba na kabiri sinzi nibuke 14 ndibuka nari Tanzania ngaba Robert for umuzinga twari twicaye kubita Kidiaba bita Kidiaba Robert ni wari umunyezamu wa mbere muri Afrika ni wari umunyezamu wa abanyarwanda babyibuka icyo gihe Kidiaba Robert yaravuye mu gikombe cy'isi bavuye gukina Champions League igikombe cy'isi finale Etoile Domire imaze gutwara igikombe cy'isi itsinze Mazembe Kidiaba Robert ari umunyezamu wa mbere muri Afrika ari ufite igikombe cy'umukinnyi mwiza muri Afrika araza ngaba Robert afora misile ntabwo ari ishoti yafoye misile ntabwo mu mashoti yose atazanyibagira ngaba Robert ari igihe umuntu agukorera ibintu kumva ukava inka nimuhaye inka nayo ndumva itamukwiriye yarafuye umwana yarafuye akubita Kidiaba Robert mbona ishoti rimeze rityo nandi Dar es Salaam nicaye abahungu banjye reka mbibutse bari Dar es Salaam twawurebanaga twaraho bita Kigamboni ntabwo twari Kigamboni twari Shekirango kuko urumva hose twareberaga imipira Dar es Salaam muri Tanzania abatanzania ukuntu bareba imipira bashyiraho screen nini izi Graikra n'izingizo muri n'izingizo ujya muri stade none bakajya bicara bareba kuko icyo gihe Mazembe yari icyayi cyane iteye ubwoba yacoboye gutsirwa na APR no kuvuga ngo Karibu APR yari ifite cyaji ifite banga Baruberabo nishaka abakinyi nk'abariya Rayon Sport nayo ishaka abakinyi bakomeye nk'abariya umwaka utaha natwe tugira amakipe nibura birajya mu matsinda birashoboka
birashoboka. Tanzania nitwajyaga tuyitsira tuyinigagura, kera pere yajyaga ifata za Simba igakubita, igafata za Yanga igakubita, none ubu ngubu dore zisigaye zijya mu matsinda ari ikipe za Tanzania. Wabyumvise ikintu ndimo kukubwira? Icyo mvuga rero ari na pere yatsinze reyo. Bavandimwe ba pere mutagira ngo namwe mufite ikipe ikomeye, gusa mwahuye n'iki ni ikipe yoroshye, ariko dukwiriye gushaka aperi. Sibye ko abantu bavuga dukwiriye gushaka aperi. Untega amatwi, iriya yatsinze Mazembe. Ubu reyo iroroshye cyane kurusha Rutsiro. Rutsiro yayitsinda. Oya, umupira w'amaguru byose birashoboka. Oya, bihinduka umunsi ku munsi kubera ko reka nkwereke, sibyo? None se ubu Arabie Saoudite urebye no mu myanya 50 ku isi umupira w'amaguru ntiza, ariko umukino wa mbere yanganyije na Argentine, kandi Argentine yatwaye igikombe cy'isi. Ibyo rero bijya bibaho umupira, umunsi w'umupira ugira umunsi wawo. Wabyumvishije? Gusa icyo navuga, Rayon Sport nk'ikipe mbivuze gatatu, nk'ikipe ifite izina, si no mu Rwanda, si no muri aka karere, muri Afurika Rayon Sport bivuze irazwe. Ntago urwego rwa ikipe ya Giant nka Rayon ari uriya mupira agomba gukina, uragatsindwa ariko ugaragaza umupira. Ariko ngire ngo wa munyamakuru nawe uri umuhamya wo kubihamya, nta mupira wuriya munsi rero yatweretse. Kandi buriya derby ryoha iyo hari icyo bita ngo ni rivals, abantu bahanganye ubibona. Ura no kuvuga yari umukino usanzwe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo buriya akoreyo ujya wibuka reyo yabashasiri, reyo yabakamara, reyo yabadiyara, abahungu basimbuka. Ura ni bure mupira nkiriya reyo rero iyo yahuraga na pera nayo ikomeye, nibwo wenjoyinga gasatsi twavuga ati sasa kandebe baro sasa umupira utambaye. Ariko ibintu byo gukina abantu boroshye, nanjye hariya ba minomero nkambarageze nkajyamo nkatera, kandi abantu bavuga ngo so warya ntiyawuteye kuko nta kipe itabitsinda. Urubyumva biragoye. Ikintu mvuze ni kimwe, nkanjye agente ndababwiza ukuri, twubaka amakipe yacu dukoresheje. By the way, reka nshimire Fabrice perezida wa Ferwafa, ntako atitanga, atanga n'amafaranga ye, ubona kabisa ko hari ikintu ashaka kugira ngo iyi manda ye cyangwa manda ye azaveho hari ikintu yerekanye ko yakoze difference n'abandi ba perezida bayoboye Ferwafa. Biragaragarira mu kuntu abari yegereye ikipe, ayiha morali ikipe y'igihugu, ubona kabisa yatanze opportunity ku bakinnyi 8. Bira byose ni ibintu bikwereka ko Fabrice kabisa arashaka kubaka. Ariko numvishe ngo hahiye n'abakinnyi nk'umukinnyi wo mu Magaju ndikumva batangiye guhamagarwa. Ewana ari ibintu byiza abantu bari kubona. Olivier Kwizera rero nawe yahamagawe. Olivier Kwizera no mugaride mwiza urenze. Gusa agira ikibazo cyuko niba hari igihe ahagarara ukagira ngo afashwe n'ibitabi mu mutwe cyangwa amagini, ariko ntabwo yageze hafi yake. Ariko ndavuga ubu wenda amaze gukura. Urabika dukina na Cote d'Ivoire igitego cya Meddie Kagere yabatsinza. Iyo ziriya clip nsubinyuma nkazireba, Kwizera arambabaza, ariko yaje konsaba imbabazi. Ni mu twajyaga tuvugana, yigeze konsaba imbabazi arambwira ati ntibizasubira. Yigeze kujya muri Gasogi urabyibuka, ndamuhamagara icyo gihe twari twahuye bakinira na Musanze, bari Musanze. Urumva wabyumvishije? Turaganira, ansambwira ati ntabwo bizongera rwose, ngiye kujya nitwara neza. Yarakoze ariko ibyaye byose urwego ariho ntabwo yahuza n'urwa Fiacre rwose. Fiacre ukuntu abantu bamutekerezaga, Fiacre uretse nkubwire tsindwa nk'ibya Pavere rwose. Oya, umupira urahinduka nakubwiye match. Uribuka umunyezamu wafatiraga Liverpool, arya Liverpool nuza se Karius, uribuka ibintu bigeze gukora? Urabyibuka? Yarabikoze. Urabyibuka? Umupira hari igihe match yanga. Ubundi Fiacre ubundi yari umunyezamu mwiza. Hari nabambajije ngo ariko buriya ntiyagurishije match, ngo urabona ngo akinira muri Afrika y'Epfo, ngo ariko kandi ngo urabona ko u Rwanda rwari rwamaze kuvamo, ngo muri Afrika y'Epfo ntiyamuceho ikamuha amafaranga, akababwira ngo ari kuri igitego bazakomeza kumuha intuza time yo gukomeza gukinira hanga ahembwa n'amafaranga menshi. Ndabwira rero gisi najya mu mutima w'umuntu, ku mukinnyi w'imbwa yabikora, ariko ko nzi Fiacre ni umwana uri patriotique, kuko ngewe na Fiacre ni murumuna wanjye. Mu kuvuga ngo ni murumuna wanjye, ni umukinnyi nabanye nawe, ni umukinnyi nareze mu buryo bw'imikurikirane y'umupira. Nzi ko ari umuntu nawe ushaka kugaragara kandi ngagaragaza iki urwego rwo gukora umunyezamu ukomeye. Iriya match rero niba yarabayeho tuba tubihakanye ko ari umukinnyi mwiza. Rero nakubwiye, ariko hari igihe match yanga.
hari igihe match yanga bijya bibaho match ikanga bibaho mu buzima bijya bibaho match ikanga ariko nikanga inshuro 5 oya inshuro 5 n'eshatu bihita bigaragara ko nta mupira uzi ariko byabaye kuri match imwe bijya bibaho niyo mpamvu burya na test baguha iminsi nk'itatu cyangwa 5 bakureba kugira ngo bamenye wenda niba byanze uyu munsi umwe wenda byabayeho ariko si kusanzwe nta kibazo kabisa bro. None se buriya ikintu nagira nkubaze buriya nawe uremeranya n'abantu ubu bari kubigereka ku bayobozi ba Rayon yuko ari ubuyobozi butameze neza batumvikana oya abantu b'abagabo ubundi ntibakabaye bapfa ubusa baricara bakareba buriya ariko abagabo bapfa ubuyobozi ariko nanone ntiwapfa ubuyobozi butariho none se mwa mudafite ubuyobozi buhagaritse bukomeye bwubatse ibitsinda mugatangira kupfa butarakomera bishoboka ariko abatabizi nyene barabipfa wabyumvishije buriya Muvunyasha andi makongo nuko Muvunyasha kugurira abakinyi abataka babirireyo Tadeyo ngo wapi ibyo ni amagambo twumva nta n'umwe wigeze ajya hariya ngo abyivugire buriya abafana bavuga byinshi abanyamakuru bavuga byinshi buriya abanyamakuru bavuga ibitari abanyamakuru ni abanyamakuru nyine bazana amakuru iyo ari abanyamakuru rero beza bazana amakuru nyamakuru ariko hari n'abanyamakuru uzi nawe cyangwa se tubona bazana amakuru y'iki y'ibinyoma na cyane cyane ko nkayo ngayo na cyane cyane batabaje ngo bikonfirime uretse mbanze utaranca mu ijambo na cyane cyane ko hateye izi mbuga nkoranyambaga abenshi baba bashaka kugira ngo ubu radio ivuga ishyira kuri YouTube nabo naba YouTubers abenshi bavuga nabo bashyiraho kugira ngo bakunde babone amafaranga bahembwa uburo nibyo bavuga ibyinshi bari ibinyoma wabyumvishije reka dukomeze turebaho Reyigana wenda Reyigana sibye ko wenda wabyivugiye ko amakipe yombi yaba Rayon na APR zose n'ubundi zidahagaze neza urumva kuko avuga ngo izabirushije indi gutegura izatsinda kandi byaragaragaye ndumva byari ibyo nyine nanjye ubwanye nakubwiye nti Calibre yazo ubu ngubu ntago bari banyere ku mupira njye berega ngenda tembera ndeba champion ngenza abakinnyi bakomeye urumva ndongera kubisubiramo imbere y'abanyarwanda ngewe ndatembera buriya nk'umuntu ashobora kumvuga atari ko se Superman kuki uvuga ngo APR ntikomeye kandi yaratsinze Rayon Sport 3 ngewe rero ndatembera ndeba champion z'ibindi bihugu bitandukanye izo nahoze ndeba Aseki Mimoza irimo gukinana Tupisa Mazembe hambere hamerutse kubona Rupopo irimo gukinana Orlando Pirates ngiye umupira ndawureba ndeba amakipe urumva mbanzi hari umukinnyi ndeba nkavuga inti nk'uyu mukinnyi wa muscoutinga nkaba namuzana mu Rwanda nk'ubunze umukinnyi ndimo kuvuga inti nk'uyu mu defenseur nto nka APR hari urabona ifitemo ikibazo cyo kuzugazuga muri defense ngira ngo wagiye ubona nk'ibitego Fiston Mayire yagiye adutsinda urabibonye weak defense ikindi cya kabiri urabona ugiye ukurikira urabona ko kugeza wakakanya haracyarimo nanone gardien wa APR ntabwo ari gardien wavuga ngo uyu ni gardien wajya ku rwego mpuzamahanga ibintu mujye mubivuga mu byeruye urana umugardien uri roko uwo gardien uri gardien ariko gardien nkuru yahura n'ishoti rya Fiston Mayire muri metero 20 akarikura mu mwana ariko se gardien nkuru yakuramo ishoti rya nuza rya wa mutipe wakinaga muri Arsenal wagarutse muri Maroc ninde ni mupete w'umwarabu bari muri Maroc wabonye Farrabo ngo kunisimbuka abonye ikipe ya Farrabo kunimo gusimbuka muri Maroc nuvuga ngo twubaka umupira ugendeye ku rwego nuko iyo mbivuze hari nabambwira ngo regayo ngusaba ibintu by'amafaranga menshi ngo kandi ayo mafaranga ngo abanyarwanda ngo ne bayatanga niyo batayatanga ntega amatwi mubwira niyo batayatanga ahubwo ko mu Rwanda ko mu Rwanda hari abakinnyi b'abanyarwanda bishyurwa $4,500 by'idolari nuko rero niba ikipe hari ishobora kwishyura gutyo ishatse yashaka abakinnyi beza abameyeri kuba meyeri uzi icyo kuba beta abakinnyi beza bashobora guhangana ku rwego mpuzamahanga nta kindi nazagira umuntu ukubeshya twubaka umupira ushingiye ku bakinnyi bashoboye niyo mpamvu abanyakuri bakundwa n'abantu narakubwiye ngo abanyakuri bakundwa n'abantu bake ariko bazima ariko abantu benshi b'ibigori gibanga abanyakuri kandi abanyakuri bararwanwa ariko amaherezo ukuri kuza gutsinda ukaba babwiye kabisa sawa dukomeze petit frère reka ibyo ngibyo n'ubundi tubiharira abayobozi baburyo bazabisolvinga amakipe yombi akongera akagaruka ku rwego rurenze ariko hagati aho ngaho i Nyarugenge hari gushya amakuru urayafite se dore abahanzi bagenzi bawe ko basohora utuvideo amavideo yo kwambara ubusa se wowe uzadutamo ryari none se reka nkubaze ngiye kukubaza
ubwo kumbize ngo ndayafite hari amakuru nk'ari yabatagize pfa kuba mfite smartphone nanjye myumva gutyo ngewe ibyo bintu sinigeze nabibona. hanyuma rero ikintu nagira ngo nkubwire ariko ngo Nyarugenge harahiye. hanyuma rero ikintu nagira ngo nkubwire ni kimwe biriya sinshaka kubivugaho kubera ko oya ngo bita ya mpano rwose ngo iyi Nyarugenge buriya aho umugabo aguye ndarenzaho utwatsi sibyo biriya sinashaka kubivugaho kuko njye sinashaka kuvuga ku bintu ku byago byagwiririye umugabo gusa tuba dukwiriye kwiga cyane cyane nkatwe bazwi ko dushakwa n'ibintu byinshi bishaka no kutwicira amazina tuba twarubatse igihe kirekire imyaka myinshi ugasanga bayisha umunsi umwe cyangwa isegonda rimwe. Ibyo rero niryo somo kandi iryo somo turaribona buri gihe. Ndumva rero nta kindi navuga kubiba byarabaye kuko buriya biba byaragiye ahagaragara ariko ni benshi babikora batagaragara sibyo se ariko ngo naka video ariko none iyo byamaze kujya ahagaragara ufatwa nk'igicibwa cyangwa se uba nkaho wakoze amahano ariko nuko nyine biba byagiye ahagaragara. Niyo mpamvu ibintu by'urukundo cyangwa se ibintu bya sex mbivuge mu buryo bwerurutse ntabwo bijya bikorerwa ahantu hagaragara bikorerwa ahantu hagize gute tagaragara. Perezida Museveni yigeze kubwira hari video yigeze kujya hanze umwarimu wa kaminuza asoma umukobwa muri kaminuza Makerere ananamubwira ati banavugaga muri iyo video abwira umukobwa ati amanota nzajya nyaguha yose lecture ati amanota nzajya nyaguha yose we jya umpa ibintu tsinda uwo mwarimu yarafunzwe ruzira. Perezida Museveni ashyiraho ijambo ndabyibuka aravuga ngo ubundi hari ibikorwa bikwiriye kudakorwa ngo abantu bifata amavideo kuko ibyo ni ibikorwa bigayitse ni n'ibikorwa bishobora kuzakuzanira ibibazo nyuma ya buriya hari ibintu ukora ukavuga urumva wowe ugiye gukorana n'umuntu ibintu ngo uramufotora cyangwa uramufata video cyo si ibintu by'imbwa bya giturage bya fake hari ngo abara akamemory da akantu kurwibutso kubera negative mind bikazarangira kubera negative mind kubera none ngiye nkugiriye ibanga nako nkugiriye inama nkawe wowe uracyari muto nawe don't play such that game don't play that game ntuzakinisha ibyo ngibyo kubera uko mu Cyongereza baravuga ngo negative mind cannot build positive future. Ubisobanuye iki? Ubwenge bupfuye ntibwakubaka ejo hazaza heza. Tugende rero. None ubona rero icyo navuga kuri ya mpano nta kintu nshaka kumuvugaho icyo namubwira ni ukumubwira ngo Paul sana petit frère ihangane gusa buriya mani umugabo iyo yakomeretse ntimukamukinireho buriya mani buriya njyewe uzarebe no mu buzima bwanjye n'abantu banyumva hanga barabikubwira buriya njyewe ntujye ubona ko nyangirana amabifu n'abantu atandukanye narakubwiye ngo njye nta muntu n'umwe njyangirana bifu nawe ari gihe wamutangiye mbisubiyemo n'ubu uyu munsi ni tariki zingahe uyu munsi ni tariki 12 n'uyu munsi tariki 12 z'ukwezi kwa 11 sibyo 2025 mbisubiyemo abantu bose uzajya ubona naragiranye bifu nabo burya baba barantangiye cyane nje nta muntu n'umwe nge nshotora kuko nge ndeba ibintu byanjye nta nubwo nyamvuga ku bintu by'umuntu yabimbajije y'umuntu ambajije ngo uriya muntu nguramubona ikintu natanga ku muntu wari we wese ibintu byamubayeho ndavuga nti uwo ni umusaraba we nanjye nzarwana n'uwanjye kuko nta muntu worohewe none se ntujye ubona umuntu ukabona umuntu ntafite n'indi zara zo kwishima aratuka nk'umuntu urabona nk'uyu muntu w'igare uyu w'igare arimo arashakisha ubuzima reba nk'uyu mwana ugendesha igare arimo arashakisha ubuzima Imana yamufashije ku munsi ubuyararana 3 cyangwa 5 Imana yamufashije ariko ushobora gusanga umushomeri uri hariya amaze imyaka cyangwa umwaka cyangwa amezi 6 nta kazagira ariko yabona nk'uyakamugaye akamutuka cyane nawe urwawe uriho ni rukoroheye wabyumvishije umusaraba wabanza urangize nawe reba ibikureba ibitakureba reba hirya cyane wabyumvishije narakubwiye ngo kwisi inshuti ya mbere ruta izindi na amafaranga umubyeyi wa mbere uruta abandi bose ni Imana iryo jambo ribikurikire mu mutwe inshuti ya mbere iruta izindi zose na amafaranga umubyeyi wa mbere uruta abandi bose ni Imana kuko n'umubyeyi wakubyaye tujya tubibona ababyeyi bamwe nimwe hari igihe bahinduka cyangwa se bagahinduka bakananirana n'abana ariko burya amafaranga iyo uyafite
aho wajya hose inshuti urazishaka n'abavandimwe ukabashaka, bakubeshya bagukunda wabyumvishije, bagukunda by'ukuri bakukunda bakuryarya, ariko mu by'ukuri bagomba kukuba hafi kubera ko bakeneye icyo ufite, kubera ko uri boss. Amafaranga rero tubyemere nubwo atari byose, ariko azana byinshi bituma ushobora kubaho neza ku isi, nubwo adatanga umunezero wese ku isi, kuko hari ibyo amafaranga nabyo atagira ate adatanga. Kuko amafaranga ntabwo uri urukundo agura uburaya, amafaranga ntabwo uri bitotsi, wabyumvishije roza neza. Amafaranga ntabwo uri urukundo agura uburaya. Ushobora kureba umukobwa akavuga ati iki kigabo kuko gifite amafaranga reka ngikunda, ariko ku mutima ntibivuyeho, akajya guha mugasambana, ariko ku mutima nta kwishimiye ariko akaba yagenda agaha umuntu yikundiye adafite n'amafaranga. Ubwo rero amafaranga agura uburaya, ntabwo uri urukundo. Yugere hari byinshi, ntabwo uri ubuzima. Ushobora kuba ugiye gupfa. Bob Marley yagiye gupfa, Bob Marley yagiye gupfa, baramubwira Bob Marley bati nirihe jambo rya nyuma wavuga, aravuga ati I have come to realize that money can't buy life. Ntabwo amafaranga yagura ubuzima. Reka dusohoreza. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Asante. Abanyarwanda mukomeze mukurikire Super Manager Vibes, bakora na subscribe, musubscribing Super Manager Vibes. Aha ni wanjye babandi bajyaga bashaka kuvuga ngo Super Manager umuhungu wacu, umustar w'umunyarwanda, umustar w'Imana n'igihugu. Super Manager umwana wabaye blessed, urumva ari hehe? Bazajya bagusanga. Na aha ngaha subscribing tukwigendera. Ciao kabisa, tuzongera.